sie tunalamuka salama hapa twebwe twaramutse neza Bukavu, kimya Bukavu nice nta kibazo gihari, kinaendelea. ni umutuzo ukomeje, Kajua kaishatoka bwana izuba ryavuye neza nta kibazo, Umari, kajua kaishatoka. Batu wanaendelea kufanya shughuli zao abantu bari gukora imirimo yabo nta kibazo kama kawaida. ibisanzwe. Hakuna maake, jana tulishinda kimya, Ejo twiriwe nta kibazo gihari, hakukuwa risasi wala nini, na leo kuna nta sasu ryigeze riturika, kucha kimya. bwakeye nanone mu mutuzo, Tuko salama kabisa huku tumeze neza nta kibazo. Bukavu. Bazalendo tulibona tu kuma video Iby'abazalendo twabibonye ku marezo sosiyo, twabibonye bitambuka ku mavideo, leo, lakini hatukubona mwingine ariko ntitwigeze tubabona mu makariti. wapo. Vile mavideo ilitoka wapi? Twe twabonye amavideo gusa ntituzi ngo yanavuye. Joy tulibona Ibyo ngibyo twagiye tubibona ku mavideo gusa nta kindi, tu kuma video shi bengine, lakini hatukubona ntabwo twigeze tubabona muri centre. mwingine. Na hivi tunaendelea kuishi na tunaona basoda bashapita. Ubu ngubu tubayeho neza nta kibazo, turi kubona abaturindira umutekano barimo guca hirya no hino, Pita na magari yabo hapo biko naenda Panzi. bari kunyura ahangaha n'amamodoka yabo berekera muri axe ya Panzi. Joy ile wapo. Ngibyo ngibyo Ah, ngayo nguko turabasuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukunda Intare Official. Turagarutse uko twinjiye ni situation yo mu mujyi wa Bukavu, ntacyo turi burenzeho. Ndumva ko mu by'ukuri byinshi imboni yacu ibashije kuba mu by'ukuri yabigaragaza, yavuga ukuntu situation zihagaze muri rusange. Munyemerere turaza kuba dusimbuka twerekeza muri axe ya za Minembwe, aho amakuru atugera tubwira ko ikitwa renfort zazamutse ku rwego rudasanzwe, aho tugiye kubigarukaho mu buryo ndetse bukomeje kugenda buvugwa. Turaza kuba twerekeza muri teritwari ya Masisi, muri groupement ya Bashari Mokoto, muri axe zigiye zitandukanye, aho bitazagasenyera, aho bitazabupfuhe, hakomeje imirwano ikomeye cyane ndetse yaramutse mu masaha ya mu gitondo. Kugeza ubu ntabwo byoroshye. M23 amakuru atugera tubwira ko Gasenyera M23 yamaze kuyizingira neza cyane. Hanyuma turaza kuba twerekeza muri teritwari ya Rucuro, aho turaza kurebera hamwe ibiri kugenda bivugwa, aho bari kuvuga ko nko muri Bambo ngo abaturage bahawe amasaha yo gutembera, ngo ndetse hari ibyo bagomba kwirinda gukora kubera operation zo guhiga FDLR zikomeje muri ibi bice. Nabyo turabigarukaho. Turaza kuba ndetse twerekeza muri axe nyinshi nko muri Lubero, ibintu navuga ko ari Kivumbi inajasho, uduce ndetse hariya hafi ya Cavinyonge ndetse n'ahangaha mu gace ka Kisaka turahagaruka, ndetse na kare gace ka Runyansenge. Ntabwo byoroshye kugeza ubu ngubu, aho M23 isa nkaho yamaze kwegera imbere, bikaba byateye impungenge n'igitutu ku ngabo za FARDC. Nabyo turabigarukaho ndetse tubirebere hamwe. Muze kunyemerera turaza kuba tugaruka kuri byinshi bikomeye cyane. Umugabo bita Constant Mutamba waje kuba ndetse abwirwa ko cyangwa se asabirwa igihano cy'imyaka 10, nabyo ntabwo twari twabigarutse mu makuru yacu ya mu gitondo. Hanyuma tuze kugaruka ku bagamba akomeye cyane yavuzwe ku munsi w'ejo na Corneille Nangaa, ubwo ndetse habagaho n'ubundi kwibuka ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu Burundi mu nkambi ya Gatumba, ariko kandi havuzwe amagambo adasanzwe ku ruhande yaba Moise Nyarugabo ndetse na Corneille Nangaa, bavuze amagambo akomeye cyane. Ibyo byose turaza kuba tubyibandaho muri iki kiganiro. Ntabwo ndaza kuba ndi njyenyine nk'ibisanzwe, ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye Clever Bemba, aho Clever Bemba araza kuba nawe adufasha mu by'ukuri inkuru ku yindi, ijambo ku rindi, hanyuma tukagaruka kuri byose bigiye bitandukanye. Bwana Clever Bemba, amakuru habari ya muda huu?
Kwa muda huyu ni salamu, hakuna tatizo, numweru dede. Asante kabisa. Ubu ngubu turi mu masaha twebwe y'igicamunsi, abakunzi bacu baba bakeneye kugira ngo tubabwire uko hirya no hino biba bimeze. Ndabizi ko nawe nta kindi wababwiye ko ugomba kujya ubakurikiranira buri kimwe cyose. So nagiraga ngo muri makeya wenda mu by'ukuri inyuma y'uko ubasuhuje kandi nk'uko banagukunda, duhita dutangira muri teritwari ya Masisi, ngo mu by'ukuri muri Masisi byongeye kuba bibi cyane. Muri teritwari ya Masisi byongeye kuba bibi cyane bwana Matacari, kuko noneho akamubwira iki ahantu ari kubona imirwano noneho ni sehemu za kwetu nyumbani kabisa. Ni sehemu za kwetu mu groupement ya kwetu, hata na lokalite nazo ni lokalite ihana umupaka na lokalite y'iwacu ku ivuko. Nukwanga ni ibintu bikaze, reka nongere mbikubwire. Ile operation rwose s'il vous plaît, ni operation yabayemo ubwenge bwinshi, kuko ni operation mu 23 iri gukorera muri lokalite Kalungu. Lokalite Kalungu ibarizwa muri groupement Bashari Mukoto. Ni muri Bashari n'ubundi nk'uko wenda mbivuze, ni muri sheferi ya Bashari. Yego. Ni agace n'ubundi ubona ko karimo wazalendo batandukanye, ariko wenda amazina yabo ndayazi kuko abantu bita Bupuwe. Donc reka ndamavuge neza. Hari igice baturutsemo, wagira gatatu yaturutsemo uri kuva ahantu za Kamatembe uri kwerekera ku kiraro cya Bushahara, ugakomeza uri kwerekera Gasenyera. Ariko noneho hari abaturutse muri icyo gice cya za Rwamwa, abo nabo muri 23 bamanukana bari kuza Rwamwa, bamanukana hejuru za Ntovu, hariya kwa umugabo witwa Pinani bamwita Samvura. Abandi baturukaho bita za Busoro, habaga umujenerali witwa Kavumbi. Sinzi ko Kavumbi uramuzi wa? Kavumbi ndamuzi neza cyane, umwe bakundaga kwita ngo niba ari pastor, ngo niba ari revera, niba ari pastor. Yes. Ni bakundaga kwita pastor. Noneho abandi bava hejuru mu Bigogwe, abaturutse mu Bigogwe bo muri 23 bamanukana Gahira centre, bamanukana hepfo za Nuza za Buhimba, bamanuka hasi bita Mucyungo, mu Cyungo. Umusaza witwa nani arahazi, nani Jacques, nani Rwamahungu, arahazi kuko ni iwabo. Noneho bamanuka yego bari kwerekera hasi za Bupfuhe, ariko noneho muri babandi baciye hejuru kwa Piro nani kwa Basamvura hejuru aho bita za Kiroje na za Goma, bamanukana aho bita kuri centre ya Kalungu. Hari abandi bari ahantu bita kwa Nzayi, nabo baramanuka kuko hari abazalendo, hari uwitwa Byiringiro, nawe yita ngo ni umwana wa Piloto. Hari umuhungu wa Piloto bamwita ngo ni Kibambasi, sibyo? Yego. Hari Kapekepeke, hari uwa donc ngo ni chief escort wa nani wa uriya generali Inyasi. Noneho baramanza bahondagurira handi za Bupfuhe, sasurira ko karimwe riri seriye, bahafatira mashini gane yabo ikitse kolosi cyangwa bati. Noneho babavana aho ngaho, ariko bari bamaze gukuramo n'abandi bagera nko muri 3 bapfira hariya za Bupfuhe. N'agasisiro kubatswemo amazu y'ibirere n'amazu y'ibirere n'amazu y'amanjyangi hasi. Yego, nashaka kugira ngo ako gasantere kitwa ka Gasenyera ugerageze kugashushanya, wenda abadukurikiye bumve ese ni santere, na gasantere gafatika cyangwa uburyo kashobora kuba gateyemo Gasenyera ndetse n'iyi Bupfuhe. Yego, rero nari nshatse kujyana merci beaucoup, ariko reka mpinjira no hariya za Bupfuhe. Kuva Bupfuhe ndi kwinjira Gasenyera, kuva Bupfuhe uri kwerekera Bupfuhe yonyine irimo amazu ageze nko mu 100 ariko y'ibirere.
hagizwe n'abo muri kominote y'Abahunde bacuruza umusururu, ubugari bw'inkimba, bagacuruza n'icyo bita ibikambonja hariya Bupfuhe. Na SNS yari iri Bupfuhe, ni Abanyatura bo kwa Babyiringiro. Noneho bahunze bakubitwa kuko batatu bapfiriye, bakubitwa bari kwerekezwa hariya za Gasenyera. Bagenda na Gasenyera, naho ni santere, hari n'isoko rya Gasenyera. Urakoze. Aho ngaho niho nashakaga kugaruka, bivuga ko ngo isoko ngo ritaremye ngo bitewe n'umutekano, ngo bitewe n'iyo situation yaho. Yes, isoko ryaho rirema kuwa 4. Kuko n'ubundi wenda reka mbivuga hariya Gasenyera, iyo haremye isoko bahabagira inka ebyiri. Bahabagira inka ebyiri, bakabaga n'ingurube zigeze nko mu 8, n'uduhene, haba uturesitora n'ibiki. Ariko Gasenyera ni santere ifite amazu y'amabati, amazu 8 gusa. Ayandi yose ni amazu y'ibirere. Ariko harimo ifaranga kuko isoko rirarema rwose abantu, ku buryo umuntu ashobora gushaka n'abantu bo kumufasha kwikorera amafaranga, kuko nta hantu ho bita hahandi kuri nuza kuri santrale ya Mangwende cyangwa ya Kanyanga. Za ndizo bita za Kanyanga, za Gasusu, cyangwa za Kindingi cyangwa za Rukuku. Urumva iriya niyo santrale yaho harimo ifaranga, s'il vous plaît. Birumvikana. Nukuvuga ngo rero babandi bamaze kungo ba Kibambasi na babandi Babyiringiro n'abandi abo bari kumwe na bakapekepeke baragenda binjira aho ngaho. Bamaze kwinjira rero, izo ntare zirabakurikira, ariko ntabwo zabakurikiye mu nzira 3. Arabamanutse za Kiroki, harimo umusozi uvuye hejuru ya Gasenyera. Umanutse uri kwerekera Kiroki, unari kureba hakurya yo bita za Nyabikeri. Ubwo baturutse baramanuka. Abandi noneho baturuka kuri ya nzira ivuye hahandi ku kiraro cya Bushahara. Anaribo bamanutse baza guhura n'abanyuze za Buhimba, za Cyungo, bose baza guhurira za Bupfuhe. Noneho baradivansinga, baza guhura n'abandi bari baturutse hejuru yo za Kiroki. Bari magurira hasi. Noneho urareba hari umugabo hariya witwa Piloto, namuvuzeho cyane. Abanyatura bazamuka bari kwerekera kwa Piloto ku mugore we mukuru. Afite abagore benshi. Afite abagore benshi. Yari afite abagore 2, umugore muto yari atuye hariya mu Gasenyera. Abantuza bo muri Besere Nove bo muri Ndimenge baramwishe. Asigaranye umugore umwe, ari we mugore mukuru utuye hejuru. Yo hejuru n'ubundi kwa Piloto bahita ngo ni kwa Piloto, niba afite n'irindi zina ntago mbizi, ariko abantu bakunda kwita ngo ni kwa Piloto. Niyo bazamutse bari kwerekera, ariko haza guturuka indi nzira yari iturutse iyo za Nyabikeri. Hari ahantu hari amashuri. Ayo mashuri na amashuri nayo na amashuri, niba ari amashuri y'abasepaki ni yari aba Adventiste. Hari n'aga poste de santé, aho ngaho intare zasarangwe naho ziza kubategera kugira ngo babandi baraturuka muri za Nyabikeri bataza gutanga ramfo. Nuko kugeza amagingo yanga ruracyari gusukana, riracyari guturika, riracyari kuvuga, riri kuvuza ubusuhuha, na kano kanya niko bimeze. Wenda ntabwo ndakubwira ngo byitwaye gute. Yego, byagorana. Uretse amashinigani imwe bafatiye hariya Bupfuhe, nabo batatu bapfiriye hariya Bupfuhe, nta hindi birandamenye. Yes, birumvikana, ni urugamba rurakomeje, ndetse wenda turaza kuba amakuru yo tuba tuyafite neza cyane Bwana Bemba, tuba tuyafite ndetse n'abakunzi bacu nizera ko babyumva neza yuko inkuru yahangaha muri localité ya Kalungu, muri groupement ya Bashari Mukoto, muri sheferi ya Bashari, teritware ya Masisi, ibyaho mu by'ukuri tuba tubifite neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nyemerera ahangaha Bwana Bemba duse nk'aba havuyemo gatoya, turebe situation, kuko tugiye kugenda ni gicamunsi kujya tugenda tureba hirya no hino uko situation zimeze. Unyemere duhite dusa nkaho tuhava, duhite dusimbukira gatoya hariya muri axe ya za Gasopo, ngo hongeye habaho gukozanyaho
ubwo ndavuga mu cyerekezo cya Walikale n'ubundi ku munsi w'ejo bundi twabigarutseho ndetse no ku munsi w'ejo tubwira abakunzi bacu ukuntu naho bitoroshye bigaragara ko isaha iyo ari yo yose Walikale ishobora kongera kwinjirwa uko byagenda uko ariko kose. Situation ubu ngubu abakunzi bacu twababwira ko mu cyerekezo cya Walikale byaba bimeze bite? Icyerekezo cya Walikale ni hariya muri groupe Magisimba za Gasopo, n'ubundi imirwano irimo, ariyo ya mirwano n'ubundi navuga yari iri hariya hasi za Ntuza za Kibati na hafi ya za Mingazi, n'ubundi hagati ya Kibati na za Mingazi. Imirwano n'ubundi irimo hejuru muri wa musozi wa Gasopo. Urabizi ko M23 yabakuyemo. Yego. Uragenda ujya kwesitara muri ya misozi ya za Macumbi uvuye hejuru ya za Kasheberi. Ka gace kari muri Walikale Wazalendo ntibakarimo, ahubwo hari agace ka Gasopo kari muri Masisi. Urabizi ko iri frontalier, donc iri hagati kari agasozi bimeze nk'aho bigabanya Masisi na Ntuza na Walikale. Yego, kari mu rubibi. Yes, agasozi rero kari muri Masisi niko izo za Wazalendo n'ubundi zajemo, ariko M23 n'ubundi nayo ijya kubataka kugira ngo ibakure aho ngaho bari bamaze kwinjira, bari bamaze kuza. Ubu ngubu aho ngaho niho riri guturikira, ariko ku yandi makuru ako gasozi Wazalendo bari bajemo, yaba Wazalendo ntabwo bakarimo, yaba M23 ntabwo ikarimo. Nuko ku gasozi ngo yaba M23 ngo iri gutinya kukinjiramo, yaba Wazalendo bari gutinya kukinjiramo, M23 yakagezemo. Ariko hakaza umujenerali witwa Nyembo wabonye pose yo kuza kuramforusa kuri ba bandi bo muri za Ntuza, muri izo za Wazalendo. Uyu Nyembo ni FDLR uyu nguyu. Yego. Nawe muri biriya bishyamba n'ubundi muri ibyo ngibyo, kuko n'ubundi ngafatanya na Inyasi. Izo ndi bagiye ko bajya bakorana ama operation n'ubundi bafatanya. Bageze bo muri banga n'ubundi bari gufatanya hariya gukora ama operation hariya. Reka ahangaha naho tumere nkaho tuhibikiye, kuko birumvikana situation yaho turaza kuba tuyikurikirana neza cyane. Nizere ko abakunzi bacu bo mu by'ukuri bashonje bahishiwe, turaza kubabwira uko situation imeze. Uraza kunyemerera rero duhite dusimbuka. Ariko bana matacari ndakumva neza. Niba ubinyemereye, hari amakuru maze kubona mu kanya wenda ntabwo nakubwiyeho. Yego. Hari umugabo sinibuka n'izina rye. Urabizi ejo bundi hariya muri Nyiragongo nari nagiye n'ubundi bari gukora n'amavakse. Uwo mugabo nakoresheje vakse z'inka ahantu bita Kirimanyoka, inka ze bazitwaye Wazalendo na FDL bazijyanye muri pariki, n'abashumba bari babatwaye, abashumba babarekuye, ariko inka banazijyanye muri Kirimanyoka. Aho hakurya hari haraguru. Saha haruguru za hafi za operation zabo zo gusahura inka buriya ziratangiye. Ziratangiye rwose, Kirimanyoka bazitwaye ni inka nyinshi. Nibuka wenda ndaza kuko nabonye bari kunyohereza audio, sinzi n'ukuntu ko mbyibutse kugira ngo mbivugeho, ariko operation zo kwiba inka bongeye kuzitangira kandi ziri gukora. Urukomo ko uwo ni umuvandimwe umwe muri ba bandi bavukoze vaccine ejo bundi igihe narindi. Bazitwaye rwose ndumva naho twasimutse. Yego, ariko kuri icyo kibazo wenda ntabwo twahita twihuta tutamenye niba wenda kubarinda umutekano w'ako gace cyane cyane nka M23 ideployinze aho, ese bashobora kuba wenda bakoze ikintu twakwita cyo gukurikira, cyangwa se wenda ubundi hari n'ikindi cya kabiri dukunze kubona ko iyo habayeho gusahurwa inka cyane cyane hariya mu kibaya cya Nyiragongo, twagiye tubona abashumba babigiramo ndetse nabo n'uruhari, ugasanga nabo ni bamwe mu atanga amakuru y'ayo matungo, ugusanga inka ziratwawe. Hagati aho ngaho uretse wenda kuba inka zajyanywe, ntacyo M23 yaba yabikozeho nk'uwaguhaye amakuru afatika, cyangwa se nta kiri gukeka ukuntu operation zaba zakozwe. Amakuru mfite nuko inka zavuye mu kibaya
mu gice cyo hepfo y'umuhanda zinjira ruguru muri parike yari yazakira imanyoka, abantu barahazi. Abashumba bari barimo ni abashumba bari bakiri batoya, babandi bakunda kwita ngo niba ari ingamba. Yego. Ba Rugango ntabwo bari bahari. Baje barababwira ati mushorere inka, yaba nabo bashumba barababwira ati tunaenda, barabajyana. Abashumba bageze baraza, babashumba barabagarura, bo barababwira ngo mugende, sibyo? Yego. Nazo barazijyana. Nyuma rero ba nyirinka ni umugabo, ni umukumu, ndaza kwibuka amazina ye kuko mfite amaudio n'ubundi nibyo bagiye banyohereza abantu bari hariya. Bagiye gukurikira babona aho zanyuze, ariko ziburirwa irengero zikimara kwinjira muri pariki. Ni ukuvuga ngo abo muri mama 23 nabo bagerageje gukurikira, ariko ni centrase s'il vous plaît. Centrase ikibazo gikomeye cyane, bisabwa ari byo nagiye numva ndetse na administrateur wa Nyiragongo avuga ko hari ibikorwa byinshi, hari abaturage bo muri Nyagongo bagomba kuba television bitewe na Parike Nationale ya Virunga abaturanye nayo muri rusange. Nyemerera rero mu byukuri twihute twizeze abakunzi bacu yuko turakomeza kubikurikirana, ndetse tushobora kuza kubigarukaho mu makuru yacu ari imbere. Nyemerera ahangaha tuhave duse nk'abasimbukiye muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu Minembwe. Amakuru tugeraho aratubwira ko ngo hazamutse icyitwa renfort ikomeye cyane bwana Bemba. Ni ku ruhande rwa mama 23 ngo hariho batayo ngo ndetse ngo yazamutse ngo inyura mu Rurambo ngo hari iri hamwe n'izindi batayo zigeze muri 2 ngo ndetse ziyobowe n'abakoroneri 2 bo muri mama 23. Iki ngiki wenda ni ikintu ntabwo turi buze kuvuga uko bazamutse ndetse naho berekeje n'ikibajyanye, gusa wenda turasa n'abakomoje kuba abangaba bagiye iriya bazamutse muri ya bisozi, bagiye basanzeyo koroneri Gakufe, basanzeyo general Charles Matama, nabo bakaba bagiyeyo ngo ni bataliyani zigeze muri 4 n'eshatu plito. Urumva ko arizo zamutse hariya hejuru. Ibi ngibi bishatse kutwereka iki? Ntabwo bishatse kutwereka kuri ya nkuru wagarukagaho ku munsi w'ejo uvuga uko Uvira ishobora kuba yapangiwe ndetse na gahunda yayo, yuko bashobora kubanza babirinduka bakajya za Baraka, bakajya barangiza Uvira ikaza isa nkaho izingirwa. Aba basirikare ko ari benshi berekeje muri ibi bice, kandi Corneille Nanga ku munsi w'ejo niba waramukurikiye ko warumvise avuga ko ngo abaturage bo b'Iminembwe babaye cyane, ngo batagira amavuta, batagira umunyu, ngo bitewe ngo n'ubuyobozi bwa Kinshasa, ngo kandi ibintu bikaba bidashoborwa kwihanganirwa. Niko yabivuze ku munsi w'ejo. Ibi ngibi uri kubibona mu iki bwana Bemba? Buriya abantu bavuze Minembwe bajye banavuga kuri Uvira. Uko niba doke ngo nacyari umukono ngo zigisigurura, nuko ngo abaturage ba Uvira bakomeje kwibasirwa, abaturage ba Minembwe bari kwibasirwa, ariko bo mu buryo burenze. Uko kuva muri 2023 bakorewaga jenoside n'ubu ngubu bikiriho. Ngito nubwo mbishidikanyaho kumva yuko bazamutse, wenda nabivuga wenda kuko ayo makuru ntabwo nari nakayamenya, ariko nkurikiranye na renforcement ndi kuyangenda mbona amakuru bamwira ati hano bararanforshije, hano bari kuranforsa, hano bari kuranforsa, bivugize ko cya kintu cy'amaseselefe cyangwa ko wahiriza ibintu runaka ko bitakiriho, ahubwo ari rwa rugamba rugiye gukomera, ndetse na babandi bari barakomejwe kubohwa na seselefe. Rero seselefe yagiye yibasira abantu cyane. Uko niba abanyamurenge hariya bakagombye kuba bararenganuwe, abaturage bari muri Warikare bararenganuwe, ibintu bya seselefe byatumye ka karengane gakomeza kubaho muri biriya biki. Niyo mpamvu rero ngiye icyo navuga cyo nuko kumva ko ahantu hagiye bataliyani 2-3 za mama 23 ikivumbi na jasho mukanya uraza kumva wazalendo na FARDC bari gutaka. Baraba bari gutaka kuko ndabona ngo witwa Colonel Ndabagaza nawe ngo yazamutse muri izo batayo, wari batayo ayoboye. Na makuru ari kugenda tugeraho, turaza kuba tuyakurikirana neza, wenda abakunzi bacu baraza kumenya uko situation ihagaze, turaza kuba tubibabwira. Gusa aho ngaho wenda ntabwo turi buhatinde, nagiraga ngo
duhita dusimbukira kuri ya situation yaraye ahangaha mu mujyi wa Uvira, aho amasasu yavuze ku bwinshi. Haba hari indi nkuru cyangwa se icyaba kiyongereye ku byo twabwiye abakunzi bacu nyuma y'uko mu by'ukuri ubwoba bwari bwose, mbere y'uko dusimbukira aho bita Ikindu muri Maniema naho hari paniki ikomeye. Aya makuru hano twaje kubona nuko ariko nangiye kuvuga izina rye ntabwo ari ngombwa kugira ngo muvuge, ni umwe mu bayobozi n'ubundi ba FARDC bari hariya, yaje gutangaza avuga ko ikibazo cyabaye hariya muri Uvira ari we yavuze ngo ni hizi mahimbo wazalendo zilikuwa napigana. Uko yabivuze uko njye naje kumuhamagara rwose malgré ntabwo ari ngombwa kugira ngo mbe natambuta n'ijwi rye, yavuze ati izimbwa zo muri wazalendo ziri kurwana, ati zaduteje panike ariko twamaze kumenya ikibazo cyaturutse, ati turi kwitegura kuko navuganye nawe nko mu masaha 4 avuga bati ngo turi kwitegura kugira ngo tujye kubahuza, donc guhuza abo kwa Ngoma Nzito nabo kwa nani abo kwa Ngoma Nzito nabo kwa Yagutumba, ngo barebe ngo icyo kibazo aho cyaturutse donc bakirebereye bakinjiremo mu buryo bwuzuye. Ngaho rero reka tubihange nabyo amaso turebe uko bimeze, hanyuma wenda nyuma y'ibyo ngibyo nyuma kubivuga namubajije ndamubaza ati se aba nabira ati kuri bo ubwabo ati hamaze kubonekamo abagera muri 13 bavuye mu buzima, ati natwe tuza kubura 2. Ndamubaza se ku kibazo cy'abarundi bo bimeze gute, aza kumbwira yuko ku barundi naho ngo hari abagera muri 6 n'ubundi bakomeretse bahise bajyanwa Bujumbura. Kumva ko wenda abarundi bashobora no kubigira nk'intuza nk'ibanga, ko ntabwo wambwira ngo 6 bakomeretse haburamo abajya kwa Papa Manu, ntabwo byakunda. Reka ibingibi nabyo dukomeze tubikurikiranire hafi twihuse cyane mu mujyi wa Kindu. Ahangaha ni muri Maniema muri iki gitondo cya karekare, ngo haramutse panike ndetse kugeza aya masaha y'isa 6 aho mu mujyi wa Kindu rwagati muri Maniema ikitwa wazalendo bagize batya baragenda bambura abapolisi, bambura abasirikare imbunda zabo muri bateye, navuga ko bagabyitero muri kayo bita Kaya Katako, ngo aho aba basirikare bari ndetse babambura imbunda zabo, aba bapolisi baba basirikare ba FARDC barabibambura barabitwara. Gusa ubwo twinjiraga muri studio amakuru yatubwiraga ko hari jipe zigeze muri 6 ziturutse mu gace ko bita Lwama, ntabwo ari Rwama yahi wacu hano za Masisi, ni muri Lwama yahangaha n'ubundi muri Maniema, aho ngo abasirikare bari benshi bari kwerekera Katako. Byinshi biravugwa ko bashobora kuhagera bagakozanyaho n'izi wazalendo, intambara nayo ikubura. Ahangaha ni muri territoire ya Maniema Bwana Bemba, urumva ko ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Gusa wenda iyi nkuru wenda reka mbe nyihore unyemerere uhite usimbukira kuri iyi nkuru ivuga ko hari imikoranire ndetse ikomeje kugaragara hagati y'igihugu cya Brazil ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo FARDC ngo igiye kwigishwa n'ingabo za Brazil ngo ukuntu barwanira mu mashyamba, ngo dore ko ngo aricyo kintu cyagiye kibakubitisha ngo kurwanira mu mashyamba mama 23 ikabatsinda. Rero ngo igihugu cya Brazil ngo gishobora kuba kigiye kubatoza ngo imyitozo ngo idasanzwe ngo yo kurwana mu mashyamba. Dore iki gihugu cya Brazil nicyo gihugu ndetse gikomeye gifite amashyamba akomeye cyane, harimo rira shyamba rya Amazon, ngo bakaba bagiye kubatoza ngo ndetse no kubaha ibikoresho ngo bidasanzwe. Ibi bintu urabivugaho iki uyu muterankunga mucya wa FARDC Bwana Bemba? Uriya nawe ashaka kugira ngo arebe ko yakora ka exploitation ka minere, kuko nta rukundo rundi twavuga bafite cyangwa kubagirira impuhwe. Ikindi wenda cyo navugaho, none se umujyi wa Goma wari uri mu mashyamba, babafatanye umujyi wa Goma hari amashyamba babafatiyemo, none se Bukavu yari mu mashyamba byari, none se amashyamba barwaniyemo twavuga nayahe twavuga uretse wenda hari hejuru muri parike ya Virunga niho wenda byahagaragaye amashyamba no mu bindi bice. None se bo bari muri parike gereka n'abajya gutora ziraza wazalendo na FDL ziri muri
uzi Biega kugira ngo Warikare itazafatwa. Urumva ko batangiye kubona ko iyi ntambara zirimo zikururira amashyamba akomakomeye nka za Warikare n'ibindi bice, kavuga bati reka dukore ibishoboka ibyo ari byo. Reka nkumenere ibanga nanyu macaca. Tugana ku musozo kuko n'iminota ndabona dusigaranye amasegonda. Yego nuko reka nkubwire ikintu kimwe, urebye yaba Amerika yaba mu banyabrezil nahe bose usanga kuba ari kwibanda ku bijyanye na exploitation